sasa mugore wawe umuturanyi wawe your neighborhood bakubonye mu pasiteri nangwa nuwo kuri podium nuva ku gatuti araza urasigara ari pasiteri. Niyo mpamvu rero nanjye I'm very critical nkunda kubigenzura nanjye ndavuga abandi ntisize ariko rero ntabwo bimbuza kuvuga bimeze bite nyuma yuko ukuramo ikositimu nyuma yuko ukuramo uniform y'ubupasiteri nyuma yuko ukuramo uniform y'akazi hari iki ndani wari wambariye ku biki? Pasiteri w'umugore w'abandi wawe se bimeze bite? Actually Imana igigira neza. Pasiteri he's very active gupasitaringa abandi ariko we ntabwo birimo gukunda ntabwo biza. Hari n'izindi ka ziri extreme Imana ntiyari yangirira ubuntu ngo menye neza ikirimo kuba pasiteri utagira uwo mugore. Yego nibura utari washaka afite rezo ariko umaze gushaka utamugira se. Reka mbabwize ukuri sinshaka guca abantu b'Imana intege no kubuza umurimo w'Imana kwendereye ntacyo bitwaye ariko niba urwawe urugo rwarakunaniye mu by'ukuri ntago uri buze gutekereza ko ndi buzi wawe kugira ngo nkwansoringa ukuntu ndi buze kubana n'uwanjye. Ndaza kubyizera gute? Hari ibindi yenda ashobora kuza Imana ni Imana, hari ibindi ishobora kugushyiramo bifatika bifite ushobora kumbwira ubuzima bw'umwuka bwo gusenga ariko reka nkubwize ukuri umupasiteri w'umudivorce ntabwo najya kumubaza ukuntu ndi buze kubana n'umugore wanjye. Je m'excuse ariko biraza kungora kugira ngo nze kuza kukubaza ukuntu wanjye birimo biranga. Pasiteri urangiriye ihe nama nibyo nturi kubuza kuba pasiteri well and good ariko je Frank ntabwo nzazi wawe kukubaza ukuntu wanjye turibuze kubana mu gihe wawe byakunaniye kubana nawe. How do I come there? Imana ishimwe yaguhaye amavuta ariko hari ibyo naza kumva hari biza kungora kumenya neza niba is it the right person to go to. Cyokora ushobora kumva ubuhamya well and good ubuhamya bw'ukuntu washoboye kubaneginga ibi bintu cyangwa se Imana yakunyujije ariko reka ndakagomba gukabya. Hari ubwo Imana yakunyuza muri ubwo buzima nkuko twabivuze kugira ngo ube igisubizo cy'abana ariko sinzamenya niba uri igisubizo kugeza igihe nza kumenya niba koko hari mu buhamya muri icyo kintu. Have you passed your test yet? Or are you going to share with me your test? No, I'm looking for a testimony. Mu by'ukuri icyo dusangiza abantu ni testimony, ni test yongeyeho none mbere yo kuba testimony iracyari test. So I don't want to share with you the test, I want to share with you the testimony. Mu gihe rero kiri muri test rero sinzi ukuntu turi buze gusharinga test ahubwo ntegereje ko turi buze gusangira testimony. It was your test, it is not my test. I have my own tests. So what I'm waiting for is to share with you the testimony. Before it becomes a testimony, then it is still a test, and then what I'm looking for was not a test, it was a testimony. Naman umugaba w'ikirenga w'umunyacyubahiro umugabo w'umunyamaboko w'intwari reka mbabwire turi mu gihe cyaho the outward look ibyo tureba inyuma ari byo bigiye gusa naho biyobora. Oya
turi mu gihe abantu bagiye kutuyoboza the outward look, so and so. Oya, icyubahiro cyawe gikwiriye kuba gishingiye how you want it, nugute wagitsindiye. How did you come with that? Ntukipikapikemo, ntukidutsindagiremo. Ese did you want it? Did you earn it? Namani yari umugaba w'ingabo w'umunyamaboko w'intwari. Umurongo ukurikiyeho niwe nashakaga gusoma, ariko yari umushumba, yari revera pasiteri, yari bishop, yari meya, yari gitifu, ariko yari umubembe. Things that are not compatible, ibintu bibiri bidahuye, ibintu bibiri bidafitanye isano. Umugaba w'ingabo w'umunyacyubahiro, umunyamaboko w'intwari, ariko w'umubembe. Ariko abantu b'Imana reka mbabwire, hari ubwo umuntu agukandagiza icyokere n'icyubahiro byinshi bimeze ukuntu, ariko ntibizakubuze kumenya icyo wambariyeho. Ntabwo nkubwiye kujya kurunguruka, ariko icyo mvuga ni iki ngiki. Muvuga butumwe ntuzatinye kumubwira kuko ari umugaba w'ingabo w'umunyamaboko, ntuzatinye kumubwira icyo Imana nawe ivugana nawe ku buzima bwawe, cyangwa se hari n'ubwo izavugana nawe ku buzima bwe. Kuba rero ndi pasiteri uyu munsi ntabwo ibuza umuhanuzi kuza akambwira ati nyamara hari icyo Imana ivuganya nanjye. Ntabwo ibuza umuvugabutumwa nawe kumbwiriza. Actually reka mbabwire, nubwo kaba ari akana k'imyaka 5, nubwo kaba ari akana k'imyaka 10, Imana igashyize hariya igaterura igatereka kuri podium, mbona umunyacyubahiro, umugabo ukomeye cyane, kubera ko Imana yamuhisemo. Nubwo mbabwira gutyo, ndababwira ko kubaho uw'Imana yasize uwo munsi, niba ari we yasize uyu munsi, niba ari wigize meya, niwe yagize meya, niba ari wigize gitifu, niwe yagize gitifu. Ntuzamura amazuru rero gutangire kuvuga none se bigenze gute. Hari icyo Imana yamuhamagariye. uyu munsi niwe yahisemo gukoresha. Munsi turimo turasoma umurongo ukurikiyeho, uraza gutangazwa n'umuntu Imana igiye gukoresha. Ikibazo cye cy'ubuhunzi n'ubucakara Imana igiye kubikoresha. Umurongo wa 2 uravuga ngo icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanzi, bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli banyagayo. Kunyaga ni ugufata amatekwa, kunyaga ni ukugira umuntu, ni ukuzana umuntu cyangwa se ibintu ukabioninga ariko bitahoze ari ibyawe. Banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa Mukanamani muri Isirayeli. Ikibazo kiravutse, kivutse ku gakobwa gato gafite ababyeyi bako, kakundaga kurerwa na se na nyina, karangiye kisanze mu maboko y'undi muntu katabigizemo uruhare. A big problem, ikibazo gikomeye. Byari byiza ko uyu mwana abanza agakura agahitamo kujya gupagasa ahandi hantu, ariko ntabwo ariko bimugendekeye, ahubwo bamukuyeyo nk'umunyagano, nk'umucakara, nk'imbata. Babitaga imbata muri icyo gihe. Bamukuyeyo contre care, bamukuyeyo nk'uko muri iyi minsi dusigaye tubona abantu bafatwa bakajyana hanze kugira ngo bajye gukoreshwa imirimo y'ubucakara cyangwa se imirimo y'uburetwa. Ikibazo cy'uyu mukobwa, yego ni ikibazo, ariko Imana ishimwe, nicyo twavugaga ngo ikibazo cyawe gishobora kuba igisubizo ku wundi muntu. Rimwe na rimwe rero ikibazo cyawe
gishobora kuba igisubizo ku wundi muntu.